ndimo ndayireba kuri YouTube APR bashyizeho mu gitondo Memere Dawe yakuyeho ya misatsi bisaga penke ka kinyarwanda nari namuyobewe Ralph Memere Dawe ikipe bakomeje kwitazira ati yari Nyamukandagira mu kibuga ati ariko kuko intego zikomeje kwaguka zo mu matsinda Nyamukandagira mu matsinda Nyamukandagira mu matsinda ari operation ndimo ngenda runono muri APR muri APR ninyi kandagira neza apero se bagiye kurama ama operation kandi yagarutse mu ngamba yarakubuje gukina kugura abakinyi bayo kandi yarakubuje kugura abakinyi bayo kubagura yigeze abagura se bakubuza ikintu wakoze hari abavuga ko nabateguraga yabaguriraga abakinyi adatangaza amakuru yayo ntabwo nyatangaza kandi nkubwira ko ndimo ngenda runono yo operation uduhayeho iriburiro uduhayeho iriburiro iyo operation iri muhe yakwica nyivuzeho hari yapfa kandi ntabwo yabisobanukiye byumvise hari ababa kutavuga amakuru ya APR kubera ko yakwirukanye nkuko yirukanye wari umuvugizi wayo nagira ngo ahubwo ase Karenzi yirukanye na APR kwaje byo bitsa yiba murya Karenzi yigeze kwidekarana avuga ko akunda Reyo none umuntu ukunda Reyo yabaye muri APR ryari binyuze muzenzi yarabivuze Karenzi yavuze kera nge ndabiswa bivuze amajwi ntari hanze subwa yabihakana yavuze ko akunda Reyo ariko bitamubuza kuvuga APR nyine mu makipe amwa ku mutima Reyo nimo ku mutima Karenzi yarabivuze ibyo sibanga yavugiye kuri radio ibyo sibanga none umuntu wavuze ko akunda Reyo yabaye muri APR gute ko atabaye umukozi wayo yebaye oya nanayibamo ariko saba yibamo se sabana ngo zayibamo nk'iki asanga ahubwo ndimo ndabisubira amayira ndabisubiramo kwinjiramo ngewe nigeze kubwira hano ngo nariteretse kwezi kwa 10 that's I am him declaration ejo bundi nari ndi ku isibo ndimo bambaza nk'ibyo ndababwira nabasubiriye nariteretse nongeye kubabwira ni uwo muzambonera umukinnyi mu Rwanda nagurishije nashakiye ikipe muzamuzane miliyoni zanyu 2 zirahari jewe singurisha abakinnyi sinjya komisiyo z'abakinnyi cyo koze icyo nabemerera nicaye ku meza makuru ya Reyo asumba ndi yose nicaye ku ya APR asumba ndi yose nicaye ku ya Kiyovu nandi makipe ayamukura yo Bugesera nandi ayamusanze kandi ntago nubundi nzareka kuyicaraho niba abantu bambonamo ibitekerezo n'ikizere bakangisha inama ntabibasabye nzabikora ubwo rero abafite ishyari hanyuma uwo bibabaza azanywa amazi bizashira urumva baziyakira naho ibindi ntabwo bagufite ikizere bazajya gukura reka ibyo ntabwo bizakunda uzayivugira Yes Radio muvunye ko agiye kuyigurisha kahise ku isoko uzayivugira ngo n'abanyamakuru turi guhembwa ariko amafaranga mfite Radio muvunye yashyize ku isoko mumeze nabi turashonje mumerewe nabi urabona izi fresheri se nibwira abanyarwanda urabona izi fresheri amafaranga n'abanyarwanda meze neza sinkubeshye meze neza abatanze hano reka mvuge nk'umuntu mukuru kandi wabatanze kandi w'umurokore utabeshya tutakuvugiramo nta kirarane ngirirwa amezi abaye 8 sindahembwa hagiyemo akundi kwezi kugira ngo abantu babyumve sindahembwa amezi yabaye 2 aya nani mpamvu yabyo oya icyo nacyo dukuraho buriya kazungu abantu babyumve kuva iyi radio yatangira ntibirabaho ko dufite amezi 2 dufite 2 ngo niba ukwambere ko aratinze akazamo kundi ababaye 2 birabaho ntibirabaho yuko iminsi 60 irangira je numva nta nuwo biri ntabwo uri gumunango wanga akazi kubera ko watinze guhembwa ngo maze iminsi unatakora neza ngo wasanga ariyo mpamvu hari birarane binabaye ndeka mvuga nkanyiranga Batista nawe wavuze ati baramubaje ati Rayon Sport kudahembera igihe washobora kuyitoza aravuga twamaraga ne tudahembwa tugakora akazi turabakiye none ubabira 3 ni yaba ikibazo kazo harawugeze umarane nubwo haraho byabaye guhemberwa ikihe bitarabagaho sinigeze ngo nahagaritse akazi ko nahembwa nibirambaho none uyu munsi haraho nakoze guhembera igihe none uyu munsi urahatambitse nibyo bibazo none unahatambitse nibwo nagira ikibazo buriya namugira ngo hari igihe nyine abantu bikoresha ibintu bakivugisha ibintu wowe ukaba wavuga uti se ibi bintu umuntu yasaze byamugendekeye bite urumva ariko nyamara ibyo akora we ababizi nimvuga ko radio yahungabanye muvunye yagiye kuyigurisha abantu baragira abakiriya barasubira inyuma barikandagira baravuga bati harimo ibibazo ndajya hano radio kugurishwa ndajya hano bimeze gutya
ariko ibyo nta nkabira nkazungu agiye kujya muri Polonye ngagiye sezerano ariko ngo wagiye sezerano ikimana inkuru nk'iyo kuyihimba ikimana yateguriye kujya kuri aya meza kizajyaho byanga bikunda hasi umuvunyi afite radio afite amahoteli 6 mu gihugu ataramamazaho nimwe ataramamazaho n'igikorwa cye na kimwe ariko mana wesha abantu babimenye igiti cyera imbuto nicyo batera amabuye rero izo nkuru kenshi niyo mpamvu ntanze urugero rw'iyambuzo kujya Poland abantu batangira bakangarane byacitse bicangaranya abantu byacitse n'ubundi radio irimo abakozi kuyivaho ntabwo ikomeye ntabwo nahise numva icyerekezo radio iri ku isoko sirarekrita ejo nitwamuritse imbunda z'imisada zari z'imisada ntabwo they are not ready ibiri imbere ibirimo kuza abarokora banga ibyiza biri imbere ibirimo kuza abantu bitegure kubabara abahisemo kubabazwa n'iterambere hari indirimbo ya 45 mu gakiza niba nayisayize ivuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzino kw'iby'Imana ishaka hari ibyo nkwiriye gukora niyo kangahe ya 45 mu gakiza ndayizi ariko sinibukaga ifite ibitero nka 6 sinibukaga iby'Imana ikora biradutangaza ari na SK yatangaje abantu cyane ari nama bananiwe kuyakira banywa amazi mugani bizashira reka twigire mu muri aperi niratungana neza.